uyu mugoroba itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Shenge wikwishunga wanditswe na Mukamusoni Fulgence unonosorwa n'itorero Indamutsa. Burya kubaho ni ukubana kandi ngo haguma ubuzima, ibintu nibishakwa, harya ngo gukira byibagiza gukinga. Ese birakwiye ko wibagirwa aho wavuye? Nyamara burya ngo witonza amira ibinoze. Nimukurikira umukino. Bituma nkuratanya mibwaye igikundiro. Ndumva uzi kuririmba Iyi ndirimbo ndayikunda cyane. Ibyo harya ni iyande? Ni ya Nkurunziza François. Florence simuzi. Kereka wenda ari nk'imodoka nziza ukambaza amafaranga igura byo nahita mbikubwira neza. Buri wese agira ibintu bye. Yewe harya ngo uri butahema? Yes, ngomba kurara ntashyebye. Ubuse kureba amasaha akuze waretse ukazagenda ejo mu gitondo ukareka kurara ugenda? Oya, ahantu ugenda amasaha ane gusa. Ni make se? Ntabwo byatuma ntataha ngo burije kandi imodoka za express zihari. Ariko ugurira ukanswa n'ikira? Ejo mfite gahunda ikomeye, mfite umushyitsi. Uwo mushyitsira kanumva ashobora kuba adasanzwe. Nta nasanzwe byo rero. Ni fiancé se? Yego niwe. Koko uzi ko uri umwana mubi Gute se? usigaye ugira amakuru ukayibikaho. Nizere ko afite amafaranga. Ngo amafaranga? Amafaranga nyine. Umpamagaye koko ubu yarambaza iki? Alo? Umva Marite, narakwiyamye ntukajya umpamagara untesha igihe. Turumvikana? Bibaye bwa kangahe nkwiyama? Cicika maze nkubaze. Bibaye bwa kangahe nkwiyama? Ibyo nyine byo gukunda ndujya ujya kubibwira udukobwa tw'udukene tugenzi twawe. Sinjye ntukaze kunkinaho. Kuki? Nakubwiye ko ntawe mpuriye nawe. Ntabwo wumva? Ngo ushaka kugira ute? Kunsura ubu ukaza kunsigira ibyondo n'ivumbi mu nzu. Ariko ye umusore utagira imodoka ubwo urumva navuga n'iki nawe? Navuga n'iki nawe? Toka ntukamena umutwe. Ego ko mbese ubwo muntu umuhoye iki? Nagendera mbesire asoni. Ni nk'ibyo navugaga by'udusore tudashinga nyine. Ngaho komeza umbwira ibyawe muko. Uwo musore n'uwirwa iwacu. Nuko? Ni umwarimu wigisha muri segonderi ku kigo kijya kwegerana n'ibiro by'umurenge aho nkorera. Ngo ni umwarimu? Yego. Ni umwarimu kaga? Umwarimu? Ariko urumva nta soni ufite? Isoni se z'iki kandi? Nagize ne? Data we, ubwo se amashuri wize yakumariye iki? Yakumariye iki? Wabuze gukundana n'umuntu ufite amafaranga ngo umwarimu ugakweto. Iyo mbimenye simba narakurihiye rwose. Simba narakurihiye. Ariko ubwo ayo magambo yose yavugiye iki koko? Yavugiye iki? Kuba narakundanye n'umutima wanjye ushaka nibyo bitesha agaciro amashuri nize ndetse bigatuma wicuza icyatumye undihira. Ntacyo nzayakwishyura. Wayabona? Nayabona. Urambabaje cyane kaga. Urambabaje. Abantu mwize ni namwe mugeraho mugakora ibintu bidasobanutse rwose. Ubwo suwe yaje ate koko? Yaje ate? Erega nkigera muri segonderi nasanze wageze mu mwaka wa 3. Ko rero hari igihe twaganiriye tuvuye gukina kuko nawe yakinaga volleyball nkanjye. Ambwira iwabo numva ndahazi. Nuko nyine twatangiye kuba inshuti. Hanyuma uko imyaka igenda ishira tuza no gukundana kugeza ubu. Ntabwo bishimishije rero na gato. Uko biri kose rero naramukunze kandi nawe arankunda. Imyaka tumaze dukundana ni myinshi. Nabonye ari umusore w'inyangamugayo rwose. Ejo razaza mwereka ababyeyi. Ziba. Sonora vuga reka. Ubu
ubwo ibyo nibyo byaguhindishije ngo uratashye kubagaho ariko goda uzi ko najyaga numva bavuga ko uri umwirasi nkagira ngo ni amagambo y'abantu ese da kubukira uratari ubwawe njyewe amafaranga yawe turayafatanyije ku buryo nakwishima ariko byibura ukanyubahisha nk'uko nanjye niyubashye umva rero nkubwire iki ngengera gahunda zanjye sinjya nkorera mu kwaha k'umuntu uwo ari we wese nuko uvuze mfite umutimanama wanjye mbese da ubwo ko numva umwadu utaramubona kandi nari nzi yuko nzagira igihe nkamuzana tukagusura nawe ukamumenya byari kuzagenda gute ntuzamugeza aha bisubiremo ntuzamugeza aha sinshaka no kumubona sinshobora no gutaha ubwo bukwe wisha rubizi ariko narumuwe ko wumirwa iki nditahiye di sigara mu mafaranga yawe muko byo usangwa nabo mureshya nuko uvuze ugiye kunteza abantu gusa untanga kurongorwa Gaston ariko hano nta kintu ufite muri firigo yawe nibura ngo mpereze ko icyaka kigiye kumbitsa mbese ariko sha kurya ujya ukunda kuryoshya inzoga ubizi se amara ndaza kugusohokana uyu mugoroba ari nkumva ikiganiro cyawe cyo ku icupa ariko nawe ndakwiba ubuntu ujya ukagotomera iyo wakaboye cyakora byo rwose hano hagombaga kuba hari ikintu sungari ariko cyangwa nawe urabizi ko twahuye ko inzoga ziryoha cyane ndabizi ariko ntaza kuyigotomeraho nyishyikira dore icyaka kimeze nabi cyakora byo kimeze nabi kinyagwa biranoroshye rero ubwo ndi kumwe na boss noneho ndazinywa urabaza ko ureba wowe gusa nari ngukumbuye cyangwa wowe burya umunyu gusa ibintu biriho dore noneho no ku cyumweru ntibagiye gucuruza ariko nabonye umunsi abacuruzi hafi ya mwese mwubaha ku cyumweru rwose hacuruza amarwa muri uno mujyi erega n'Imana ngo yararemye igeze ku cyumweru iraruhuka ntakazo kwa kataryama ariko n'ubundi we nabonye ufungura igihe ushakiye ukanafungira igihe ushakiye ariko burya kenshi n'ubundi mbarimo gukora iki kugira ngo buriya mba napfuye gufunga gusa nkajya kuryama karata burya buri wese amenya ibye waryama akagera ku kigushaka ubundi kuri inshuti yanjye wasanyigishije uko nakwinjira muri bizinesi nanjye nkareba ko narushaho gutera imbere ariko gusa gucungira ku mushahara gusuza rimwe mu kwezi none se wowe ufite akazi keza hari ikibazo akazi ni keza ariko igihe icyo ari cyo cyose kanahagarara bikancanga sha byo ntunabeshya rero ubundi wakagombye kureba kure kandi ukiga no kuzigama sha dore ko abasore tujya mu marani twibuke n'ejo hazaza ni wowe uvugiye ibintu ushaka sitoro nkawe utegereje iki murogo urangaruye utegereje iki nyine nabuze umukobwa ushaka sitoro wagira reka kunyirya ngo wabuze umukobwa wo nukuri naramubuze da erega shaho ntabwo biba byoroshye ariko ubwo umuntu nkawe ufite kashisha zinagaragara koko niko tuvuga ngo wabuze umukobwa mvaye erega shaho umugore mwiza umuhabwa n'Imana siko muri Bibiliya handitse se bembwa ngo Bibiliya burya se ujya waje gusoma no muri Bibiliya ngenda soma shaho utagira ngo bimwe duhurira ku icupa gusa ndashaka kiraguzi gusoma agacupa gusa watugenda umukristo mani bakerese togasito hanyuma se wowe utagiye kunshotora kandi nkaba nkuze neza ugezeyo witegura kurushinga ngo nitegura kugera kurushinga nyine kurushinga yakufite sani mike ko nkuzi none se ndushingana nande ko ari nk'ibyo byose nande nako danse muraseka reka guseke niko subiramo numve ngo nande kurumva se bigutunguye kandi mbona mubanye wa reka uramenye uramenye rwose oya hafi siga kubera iki narinzi ko muri hafi kutubwira neza none nibyo byawe ariko ubu ubona ngo danse ari umukobwa wakwizirikaho ngo murabanye
inkuba ihindura mu gishushanyo yewe wose kubera iki ukima udanze azi gushaka ifaranga kandi aranarifite rihagije ayo makuru urayafite neza ifaranga rwose ari naryo ararifite rwose n'imbwa itasimbuka ariko n'ibiri hanze urumva reba igusubiremo n'ibiri hanze kandi akunda ifaranga kurusha ikintu icyo ari cyo cyose ibyo byo njye nanjye ndabizi erega n'uw'iwacu ndamuzi neza bihagije afite nyirarume w'inshuti yanjye witwa Karekezi aherutse kuva i Burayi kwiga ni n'umucuruzi mugenzi wawe biramuzi kundusha kujya numva se yishyira mu myanya ngo mumeze neza ra reka zito sinkubeshye ibyo rwose afata neza ku buryo bwose uzi ushaka keya nigira kumusura hose akagenda nuko bimeze abona cyatinze gushaka mva mbese ariko buriya Godanse akunda abasore beza biyubashye nkawe izate biyubashye nkawe nyine wowe se ntiwiyubashye sha bose muzima ufite ifaranga nanjye ntundebe gutya twabanje kukanyuza ariko mbona imico ye ntazi agira imyumvire iri hasi nk'iy'abaturage mbere nyine n'ibya bindi bavuga ngo ikivamo cyo ntikikuvamo nta bupfura agira kandi umugore w'Imana izamundira uvuze ibyo rero nibuka ikindi kintu namubonye kandi kitari cyiza ni uko yumva ko ifaranga rihagije ibindi byose byashaka bikarora ibyo byo ndabizi urumva yereka buri wese ko afite ifaranga mbese ko ntacyo yabura mu byo Rurema yashyize kuri iyi si hari n'ikindi wibagiwe ikindi uko Godanse yeba ni umushizi w'isoni mubi yeba ni shitani igenda Godanse erega ndabizi byose turaramamaga ahubwo reka ngire dufitanye gahunda ariko reka mbanze mwitabe alo sheri ndaje rwose ndaje mu kanya umva rero Gaston uze n'ibindi reka ngende ndagiye ariko na rya cupu ryibuke turarisoma nimugoroba ko nyamuna suvayo utabasha no kweguka genda baguheke yasha imboga zibona abana ko Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez icyo mva rappeler n'abaturage nta gahunda bagira uyu sinari namubwiye ko ndi bumusure kandi ntari butinde ubuse koko yagiye ndamutelefona nimero ye ntiriwe ntabwo azi ko mbanisha akazi kanjye nyamara nakwanga kubasura ngo ndi umwirasi egoko uriya mwana wa ntobe mukobwa mwiza ahobe ariko mama ndakumva ubu koko igihe nahagarariye ahanabuze umuntu ninanga kubasura muzajya mundenganya ese ko mbona warakaye umwana wa ntarakara se enda ngwino mu nzu nkwakire oya rwose urambabaje wirakara disi dore nari mperekeje kankera wa wundi wo hirya iyo mpindukiye mbona imodoka ndavuga nturiya ni Godanse imfura yanjye uwo muturage se watumye unyicira gahunda urumva atampombeje ese ubundi ni gute umuntu nkuriye gutesha igihe mama ni gute yego ko niko se ye harya ubu koko nabyaye umusirimu ntabwo ngomba kubana n'abakene yego ni akazi kawe rero ubwo ujya ukomeza ubiruka inyuma none njye ntacyo nabona navugana na bene bariya oya ariko jya wicisha bugufi Goda neza ubu se natinze koko ku buryo byakubabaje mwana wa erega igihe ni amafaranga none ubu si igihe naziye abandi bicaye mu maduka yabo bamaze kwinjiza angana iki oya mwana wanjye wikwicuza ko waje kunsura ndi nyoko umunsi umwe niwe watuma ubura amafaranga Imana ibaye yayaguhaye koko urakina wowe ese nkwakiriza iki ko nabonye usigaye uri umunenganenzi cyokora hano nari mfite agashera naraye nenze karyoshye kubi ntuzanire usomeho se reka byiyorere mama ibyo bivuze sinabivana ngo mbigeze mu mujyi nakabikenze ubu suranywa ikidi nta kibazo yukigora mama ndanywa ka cyayi wagira ngo nari mbizi dore nabyutse ngiteka rwose nibyo dore teremosi iruzuye ahubwo reka ngusukire nta kibazo akira ngaho wushyirire mu isukari gusetse
mama hasigaye ari ubusirimu rero. Wamenye ko umuntu afata isukari akishyiriramo cyane rwose. ukuntu mbere wajya gushyiramo inica n'ikizarangiza ukatubwira ngo turayisanga hasi. umva di ntasirimuka se sinabyaye umusirimu. Ntabwo byoroshye. namenye usigaye umwe ingana iki ko ndeba ibyahindutse wawe ari byinshi. ngaho mpereza. ewe ndabona usigaye birimo neza rwose. nyegereza n'iyo sukari. akira. Urakoze. ese papa yagiye kureba imirima y'uko imeze. ubu tugiye kweza amatunda n'ibinyomoro bitagira ingano. ariko kirashyushye rero reka mbe neretse ikibanza gihore. kirashyushye cyane. ku muriro. nuko rero ngo mugiye kweza ibinyomoro n'amatunda. cyane rwose. nuko di usimenye sinari kuzaza byeze mukampa. ubundi se hari ubwo ucitse hano goda uzagaruka ubitware. mbabarira muzanzanira ntabwo najya nkoranza hano. kubera iki se kandi ufite imodoka. egomba nataye akazi. amakuru ki se yo mu mujyi mwana wa. turaho. ariko se rwose wagira ngo se ajya ko kwita yari azi neza ko uzagira ifaranga. izina ni ryo muntu rwose uri nyirafaranga. urasa neza. ufite imodoka nziza. uba heza mbese. aha ariko nawe uzi gushyushya umuntu ye. guteze. ndasa ntese mama. urasa neza rwose. ndabona usa n'umuzungu pe. ese harya ngo wararahiye ntuzaza mu bukwe bwa murumuna wawe goda. harya ngo ubukwe bwakagaje buzaba ryari. dore hasigaye ibyumweru bibiri gusa. hageze rero. gusa ntabwo nataha ubukwe bwo muri iriya misozi. ugize ngo ni mamoda ubu mu bitumye nza mbere nabyo birimo. ntabwo nzaza rwose. ndunuye koko. yego ubushize yanatashye yikubise. niyumva ashaka ko mutwerera azaza bimbwire. ariko ibi ni ibiki koko mana yanjye. ikintu kizatuma udataha ubukwe bwa murumuna wawe ni iki koko goda. ngo ni mu cyaro. ni mu cyaro nyine. imisozi mibi kuriya sinajyanamo imodoka yanjye mama yakwangirika ni mama y'Imana. yego ye. sinabivamo rero. ubwo ntushaka gutera murumuna wawe agahinda goda. kagaki. ese wowe ntuzamukenera ma. ariko ubu se azagira agahinda k'iki koko. naho akagira zarorere kujyayo. ego mana. mwese mubeshye njye sinajya muri biriya byondo mama. sinajya muri biriya byondo zamuroga. yakagombye kuba yarakundanye n'umusore wiyubashye ntajye gushaka mu batindi muri ya misozi muri ya byondo. rekeraho. njye rero nta gihe mfite cyo guta. urashoboye. ariko rwose ntabwo ari byo goda. ntabwo ari byo si biki. uzabana n'abakire batuye mu mijyi gusa. none ubu ndamutse nje byaba binsaba kuzana iyi modoka yanjye. ukayizana nyine. muri iriya misozi mama ntabwo najyanamo imodoka yanjye mu muhanda umeze kuriya. ni impamo y'Imana. ngo nkubeshye se dore ni no mu gihe cy'imvura sinakira ibyondo byaho. nkubarira cyane rwose. reka ibyo tubyihorere goda. ndakumenyereye. ese wowe uzatwereka umukwe ryarima. ubwo uratangiye akanigendere. none se ngize nabi ko kubaza gutyo mwana wa. azaza nyine igihe nikigera. ese ubundi umusore uzakwemeza azaba ameze atema. ko mbona ubana n'abakire gusa ngo n'abavuka mu miryango ikennye ntacyo mwavugana. nawe urabyumva nyine agomba kuba ari umuntu wiyubashye kandi nawe akomoka hihagazeho. ntubyumva se. kandi nyamara mwana wanjye umunyarwanda yaragize ati nujya gukunda ujye ukunda abantu bose ubagarire yose ntuzirizera n'irizarumba. oye mama rwose. hari kera nyine mu gihe cyanyu. ubu ngubu nta kwinginga cyane iyo ufite ifaranga. yego ye. ugomba gushaka ubona muberanye. komera gusa. cyane nyine wifashije nkanjye. ngaho guma muri ayo ngo utegereje abafite ibya mirenge. shenge wikwishunga. aha ese ubwo wizeye ute ko amafaranga ufite atazashira mu konti. ariko se mama ubwo uragira ngo mubuke njye gushaka abo mbonye bose batari ku rwego rwanjye. reba nka kagaje uriya
amashuri yose yize mbabarira ubyibuke neza mama akaba agiye gushaka mu cyaro mu batindi. Ego nyagasani nyiri impuhwe. Mbabajwe n'amafaranga yanjye namutanzeho ngo ariga. Ego mana ariko wagiye umenya guca bugufi muko. Aha nakataraza uzakazana wa mukobwa we dore aho nibereye. Namugaye kunyitegereza cyane. Yo se nabonye usa nk'umuntu nzi ariko rwose mbonye ko nibeshye da. Nibyo? Nibeshye rwose. Wasanga ari umuvandimwe wanjye. Byashoboka pe. Anyway njyewe nitwa Martin. Wowe se witwa nde? Njye nitwa Kagaju. Kagaju. Yego. Ega akazina keza. Ni keza gute? Ni keza nka nyirako. Wisetsa noneho. None se ko kuvuga ari ugutaruka hari umuvandimwe ufite witwa Godanse. Kubera iki? Mbwira yewe ndakubwira impamvu. Ndamufite. Godanse sha. Ndamuzi se? Ndamuzi. Ahubwo se ntarashaka umugabo. Oya ntawe arashaka rwose. Godanse sha yaranyanze ngo ndi umukene ngo nta modoka ngera n'ibindi byinshi. Mbese yanyiraseho bya bindi biterwa. Mbese ni wowe? Yarabikubwiye se? Oya yigeze kukwitaba kuri telefone numva. Yandutse wumva? Yego. Imodoka simbonye uyifite se? Icyo gihe ntayo nari mfite. Biroroshye kuko wayiguse uzongera ugerageza amahirwe. Usikura umunyarwenya burya. Ndabeshya se? Icyabuze cyarabonetse kugira ngo gahunda ibe porogaramu. Ariko ndetse ndabona wowe witonda pe. Ntiwamenye rwose ko mwonsi ibere rimwe. Ariko abasore muzi kuturyoshya ryoshya ye. Ubwo se koko kano kanya umbonye uhise ubona imico yanjye? Cyane. Twe tureba kure. Kandi burya ngo kari ku mutima agasesekara no ku munwa. Burya mukuru wawe niyo umureba uhita ahane mu maso ye. Ariko ubanza araguhabuye ati kuva yantuka akantu kuza ngiye kumusura. Nahise niyakira. Nasanze burya koko amaboko atareshya ataramukanya. Ariko ubundi amaboko atareshya nayahe nayandi. Sha nayabonye kuri mukuru wawe. Mbese uko kuvuga ari ugutaruka waretse tukibanira yenda ko nakira agahinda mukuru wawe yanteye. Yewe urambabaje pe. Kubera iki? Ndi hafi gukora ubukwe. Ukuri? Ni ukuri pe. Sha yomba narakumenye mbere ntiwari kuncika. Rahira. Umva ukuntu wivugira neza sha. None se waretse nkaguha lifuti tukagenda tuganira burya yenda ntibyagira akamaro. Yewe wari ukoze ariko ndacyari mu tuntu twinshi muri uno mujyi. Aho gusira sigo dansera. Ndabona arimo kukuvugiriza amahoni. Niwe da? Genda witabe mwene wanjye. Nanjye reka mvana imodoka yanjye mu nzira umukira atambuke da atava ahangonga. Komera Gaston. Komera cyane cy'Imana we. Amakuru yawe se wa? Amakuru yari meza da. None ndabona utashye kare wa. Komera cyane sha Gaston. Meze neza. Kugira ngo se ndatashye. Reka se ntabwo ntashye. Yes. Uje kunyisurira gusa se? Oya. Ni garage rwose. Watobokesheje? Urebye ntabwo ari ikibazo cyo gutobokesha. Imodoka yanjye guhereje ifite ikibazo cyo kumena amavuta. Ngiye mu igaraje rero ngo bandebere uko bimeze. Nari mbonye ugenda n'amaguru ahubwo nendaga kubaza nimba wayigurishije. Ntabwo ariko bimeze da. Ese je wayigurishije? Ko dasa mbonye ngenda n'amaguru inshuro ebyiri. Eshatu. Arahira ko yazongera kuvugira. Ntabwo kendesheje rwose.
ukuntu Gaudence muzi bigenze bityo nta nubwo mwahura ngo akwereke ko akuzi uriya aragatsindwa Gaudence ubu kandi ngo njye na ya nkumi tuzasohoka n'igihe ntaramenya uravuga wowe na nyirafaranga ze kuko niko yitwa kusha uraho utazi n'amazina y'umukunzi wawe uranteye rwose Gaudence ryonyine sibubeye Erike sha nta courage ngira zo kumenya amazina yose kuko nta gahunda ndende mufiteho. Bimenyerero yitwa Nyirafaranga Gaudence. Nyirafaranga Gaudence. Nyirafaranga nyine. Ariko Gaston ziko nibwo nzamutungura nkamuhamagara Nyirafaranga kugira ngo bivuge ko mwitayeho. Ariko nawe uri mubi. Mubi gute se ja? Ahubwo ze kutama amakuru. Ayahe makuru. Cyagiye ugenda ikubagaho guhamagaye. Ntiwagaruka no kunywa za byeri byagenze bite? Byeri zawe rwose. Ubonaga we nagiye ukagera ko nazibuka. Ndaketse. Ikiryo gihe. Shaka ko tujya gusangira disi. Erewe. Nanjye ngo ntegereje uwo ngurira amabyeyi abandi bana. Ariko zazi ngo umunsi umwe. Uriya Gaudence twari twapanze ko tuzasohokera ahantu heza cyane nanjye ntamenye. Tukamare weekend yose. Mbese nyine bya bintu by'iminaniro byose bikasigarayo. Ariko buriya kima. Nugira ucyo ukamutera inda shaho uzamwigobotora gute? Rahira kutazagoma umutego ibyo bivugisha bigahinduka urwenya. Ahinya buriya aranashaje ntukamukinishe. Yewe ya Gaston mbonye kari ushaje ahubwo gusaza ni mu mutwe shaje. Yego nanone ariko umenye ko ari muri za 40 ko numva yenda kungana na mama se mwogaheka. Ayewe yewe ubanza nanjye nzakora amahano ni amahano gusa. Gusa ko ngize ubwoba niba ari ibyo ni mu cyacuru rukukuri. Oya ntabwo ararengerana yewe. Uretse ubwirasi bwese n'ubushizi bw'isoni agira kugira ngo nkuriye umushyize mu rugo niyubaka neza kuko wamaze guca akenge. Aba yarashatse azi icyo gukora. Ntibakira ya Gaudence. Uriya yakuba ngewe cy'Imana sinabana nawe rwose. Kuba mama cyangwa umuvandimwe wanjye baza nko kudusura maze akabareba nk'ikimbwe haze sha. Ubona ko Gaudence atabikora? Gaudence yabikora n'umunyagasuzuguro. Ariko buriya hari ukuntu yagira gutya akaba atakwemera ko mujyana gusura iwanyu ngo ni mu cyaro cye. Wabimenye rwose. Nkunda kureba kuri rwose. Erega ndamuzi neza sinabikubwiye se. Uramuzi byo. Nyene singuciye intege. Mubaye ufite gahunda mwakomezanya. Oya nta gahunda rwose ntayo. Hafi si gahunda. Naragerageje ngo ndebe ko hari aho nahengekera rwose ndaheba. Neza pe. Erega shenge gushaka umuntu muteganya kumara ubuzima bwose usigaje ku isi bisaba kwitonda. Urumve? Ntabwo ari uwo ari we wese rero ngo nuko afite amafaranga. Amafaranga se n'iki ari umushyitsi. Amafaranga arashira. Cyane ko amafaranga uwo ari wese yayagira. Hari uyavukana se nk'ibyo byose ubu nigirira gutya nkizanira umwana utagira akazi ariko afungutse mu mutwe. Nyina ari imfura kugira ngo sinamwigisha kuyashaka nawe akayabona se. Kabisa rwose aho uvuze ukuri. Nawe ukaba umutenga mu bitugu kandi akaba yazamura n'undi gutyo gutyo. Gaston akira kora aha rwose unyunguye igitekerezo pe. Ntiwumva se ahubwo reka nkubwire rero ikintu Gaston. Hari umwana amaze iminsi nikaho buriya utumye mbishyiramo imbaraga. Sha uzagura rero kandi rumva ko manywe zasize nkakwibutsa ibuye. ahubwo uzi n'ikindi ubu ngiye kureba uburyo nanjye naca akenge da. Ibyo biva mu bujiji rwose. Have njye kureba ko imodoka yanjye ahubwo bayirangije ku mugoroba nigire kubwira ijambo ryiza ubona ribikiye. None se kima kuko ugiye utambwiye uwo mwana waguhogoje sha wa Mungu ubyumvise ko watungu. Gusa nako dansa bimenya ntabwo abado babiri ntabwo bisobanukiwe ariko utasobanukiwe n'iki. ntabwo babiri gute se nyine umva urabona uriya mwana witwa Penina ukorera ko dansa. Penina uriya njya nganira nawe gake nkumva aciye akenge cyane kandi nkakunda ukuntu yitonda akanihanganira ibitutsi bya nyirabusha. Sekaze kandi kubitsa ibanga noneho niko ko Penina ngaho ibibazo ukuntu ugiye gusimbuza Gaudence umujawe. Gusa
gusa byo nanjye ndabizi aritonda cyane uriya mwana. umva rero reka mubwire maze iminsi mureba mbitekerezaho cyane ubwo rero kuko mbizi uko byagenda kose ngo danse ntabana nawe ngo mbishobore ndumva imbaraga zanjye nyinshi ngomba kuzishyira kuri kariya kana sha shana nagushyigikira tu gusa witegura intambara yanyu wowe na Gaudence n'uriya mwana. kandi utekereze ko ushobora kumugira umushomero nureba nabi. niyo mpamvu nyine shaka kubyihutisha ku buryo Gaudence nawe menya akamwirukana nanjye nahita nihutisha gahunda yo kubana nawe. ndumva iyo filime nyifitiye amatsiko tu. Rangwida ndakumva mugabo nkunda. ese uri mu biki? naje ngaho mbwira nakwitabye. harya ngo ubwo bukwe bw'umukobwa wacu busigaje igihe kingana iki? Ego ese ugira ngo ntihageze dore ni mu cyumweru gitaha harabura iminsi 8 gusa. Ego ko ubuse nzaba nabonye isoko ry'ibinyomoro byanjye bahu nabona ibintu nzabigenza nti oya zaboneka. umwana wanjye azakora ubukwe nta faranga namba mfite. aho nagiye mu byo ushize ntibaranyishyura rwose. ariko mukuru we yari yamwemereye ko azajya i Kigali kumureba ngo amubwire ibikenewe hanyuma amuha amafaranga. dore ko ngo atazanabutaha data we. ugize ngo iki? ngo Gaudence yaravuze ngo ntazataha ubukwe bwa murumuna we? oya murambeshye byose birashoboka ngo azaba yabayikize. aha ngo ntiyajyana imodoka ye mu byondo daweye. ariko akazakumirura iryo cyane ry'umukobwa se risigaranye umwirata ungana gutyo. iyo ntariye igishoro riba rigeze muri urwo rwego ryirata ngo abyibuke se. cyangwa nishya ariko amutanze kurongorwa ari we muto. umva njyewe nabuze icyo mvuga gusa byarambabaje ndumirwa. hanyuma se kagaje ngo azaba agiye kumurebera iki? yamubwira ibyo yagombaga kumubwira ari hano. yasanze kagaje adahari nuko aravuga ngo ntiyamenya ibyo akeneye adahari ngo abimubwire. ubwo rero asiga mbwiye ko nzamwohereza akajya kumureba da. bwajyanye agasiga amafaranga yumva yakora ubukwe byari kumutwara iki? yakora ubukwe bwagira bunganya sekuru. burya na data ari umunyabugugu ukabije rwose. cyase mwiriwe ba hano. mwiriwe neza mwana wa. wiriwe papa. wiriwe mwana wa. ese kunde warakaye? ntarakaye nibyo. byagenze bitese mama? ndakumva mwana wa. mwatonganye ko mutajya mubigira? ndarengana da. twari tuvuga iby'ubukwe bwawe nuko nyoko ambwira ibya mukuru wawe w'umwirasi wahakanye ko atazagutahira ubukwe. ibyo byandakaje rero ntugire ngo hari ikindi. ariko koko nanjye byarambabaje pe ngo ni mu cyaro ntiyajyayo. witeguye se kugira ngo kumubwira ibyo ukenera? ariko ngewe numva ntajyayo rwose. numva nzajyana ibyo nabashije kubona hanyuma Gaudence yakumva agomba kumfasha akabikora yibwirije ntagombye kujya kumuhakwaho. aho nari kwishimira ko aza akamfasha kuko yitegura akanabutaha. none yanyirasiwe ngo ntiyataha ubukwe bwo mu cyaro nubwo mperuka we yambwiye ko yicuze cyatumye andihira. nkunda ko wihagararaho nka sosha kora aha rwose. nanjye naniteguye kukubuza kuzajyayo. ndimo gushaka isoko ry'ibinyomoro byanjye sinzabura amaboko kugukorera ubukwe rwose kandi nizeye ko bizagenda neza. yego papa. ntuzajyeyo rwose. iyo amazi akubwiye ngo winyuka nawe urabwira uti nta mbyiro mfite rwose. ubwo se kuko hari aho muzongera guhurira? nta kundi nyine ubwo niko yabishatse. abakire bazajya babana n'abakire bagenzi babo. gusa naramuka agize umutima wo kunsura nanjye nzajya kumusura. nakomeza kunyicaho kandi nyine nta kundi. cyakora narwara nzajya kumurwaza nk'umuvandimwe wanjye. ese ubundi kuki yaje yasanga ntari nta telefone ngo tuvugane? nta nimero yanjye agira? uwo kagira imana wese ko yaje asa n'uhanyuze ngo yasize akinze amangazine da. tekereza ngo abakiriya bamubuze. ese ugira ngo yigeze anicara? ese ubundi uriya azabona umugabo ra? ngaho nibereye. umukobwa w'umwirasi kuriya kenshi kubona umugabo biragorana keretse yabonye wazajya yitegekera. yego ko mwebwe ntabwo muzi umukobwa wanyu. hari umusore duherutse guhurira mu mujyi ambwira ko ngo abona dusa na Gaudence. mubwira ko tuva indimwe ariko yambwiye ibyamukoreye ngo yagiye kumurambagiza. ngo yaramutuse aramutokoza. erega ndamwiyiziye kandi ngo ategereje uzaza ari mu rwego rumwe nawe da. rwose ngo nta musore utari umuherwe wamugerera heda. narayobewe rwose. namubwira iki? nuko ari umwana wanjye naho ubundi mabuze nabi. nakoreka nicecekere.
kaga karame reba ibiryo twakubikiye gira ufungure usubire ku kazi mwana wa udakererwa ese ubundi uzatangira konji ryari nzayitangira umusibe ejo erega iminsi yagiye nawe urebe ko ya masaka yinye neza uyasereke uzakura ikigage kimeze neza ntuzadusebye nayarebye ameze neza cyane mu gitondo ndazinduka nyasereka dore ubu bwari no muki ntazatinda kuma mpereza ya ngofero yanjye gushaka umukiriya w'imbuto zanjye ahubwo dore ngiye karibu urisanga sheri karibu cyane rwose sinagutindiye se hoya ewe wasuye yambi ndumva nakwigumira mu gituza cyawe nibyo ewe uyu munsi wawe mwirabura noneho nari ntangiye kwiheba ko utakije ugiye mu kumubera sinagira icyo mubwira ariko nigumanire sha ndacyashaka kugumamo ngira nkugire sheri harya basubiza ngo ndamukugize nanjye simbizi ariko ibyo ari byo byose barikiriza icyangombwa ni uko tugirana ibyo se nkako se ngo ngaho ntera simbizi akanyenga tukaguterura ibyo nabyo ariko mbere akanyenga we akagogo kari kashize ntabwo utagize ariko urakoze amaboko yarayisaza bimeze neza neza kajya ndaharira ni kare umukundwa urakoze cyane rwose sheri ariko dusha yicarire wirirwa ahagaze ntaba yorohewe uwo muri uwo mugongo ndaje mukorere masaje uko bishaka rero naho reka nicare musomekaye sibyo se kose ukire kandi utazishaka ndabizi ko nzi guhatara ndabizi ko guhata binazo winobe hanyuma se sheri karame uyu munsi uramukimana icyo unywa se hari divayi yego hari rikeri cyangwa se ngwino wirebere n'izindi ziri muri iryo rwanda n'ijambo ariko urabizi sheri nzanira ka kadivayi ka kari tujya dusangira sibyo ndakibutse urakibutse rero ihute ihute ariko reka mbaterure mpazane dushyire kaze neza nawe nta kibazo gasukemo rwose gasa neza gutese urabona ukuntu gasa neza mu kirahure utyo ko mbona wamenya gufata neza none se ufashe ubusa uzi ko ndi uw'ejo sheri ntabwo se ngo upfushe ubusa gute koko ntamfushe ubusa se mbwira nawe ubu ngubu igihe cyose tumaranye iyo ugira gahunda nzima ntabwo umwana aba amaze gukura yiruka ariko uvuze icyo kintu wamurenda cyibuka uzi kuko ko imfura yacu iyo imaze gukura bwihuse bakabimenye se ngahakira rero shira icyaka kira ku buzima bwacu kandi ubuzima bwacu bwose karahiye rwose gereye sobyo mbona ubu nakomeza nk'akagatura ariko ntabwo byakunda nyine ni umaze ndi kadivayi rwose kararyoshye numva naguma
reka tinose reka sinzi uraza kubibara ubundi iyo gahunda rero ntararenga rwose sibyo ariko rero nakora ibyo ndimo kukubwira ubitekerezeho kandi ubwo ijambo riruhura umutima wanjye humura nta kibazo reka none se kima uteze yombi umukunzi reba nawe igihe gishize uko kingana dukundana ndakizi uzi ko murumuna wanjye agiye gushyingirwa ejo bundi none nkaba naragize n'isoni zo kuzamutahira ubukwe kandi koko nzashake narashaje kandi ntabuze amafaranga cyakora koko igihe cyari iki ngiki nuko si iki nuko iki koko ndabizi uri umukire ntubuze amafaranga yo gukora ubukwe rwose nambeshye by'amafaranga se ikindi kandi ubukwe ni ubwa babiri ibyo ndabizi nanjye nabigiramo uruhare tugakora ubukwe bwiza reka mbirimo humura ariko shiri wanjye sibyo ko mpari se nawe ukaba uhari ufite ikibazo kinuko ubwo yifuza n'ibindi ngwino igira hino hano unicare hano iruhande rwanjye tuganire nkureba neza sibyo se izo ntoki zawe nawe iyo zinkoraho urazumva ariko ukanabazi gutuma nishyira mu myanya ye n'ubundi reka umwanya n'uwawe nta wundi urabugeshwe sibyo ariko ntiduherutse no gusohokana rero kandi burya reka ku mazi magari twahaganirira byinshi ku mushinga wacu wo kubana sibyo se ariko uzi ko ari byo koko uzi ubwenge ntibuboze kandi reka wibuke ko ubushize turiyo wanafashe neza rwose bituma ndushaho kugukunda nibyo se koko cyane navuyeho nezerewe genda noneho reka tubipange wikendi itaha tuzasubirayo wumva se shaka amafaranga se ko atari ikibuze ndayizi ifaranga rikora byose kandi neza nibyo rwose amafaranga se ko ari muzima kubera bavuze ukuri tuzajyayo humura ahubwo uzi n'ibindi umugambi n'uwo nta wundi rwose tuzajya kwirira ubuzima indegeshya tuzajya kwirira ubuzima rwose ariko rero nakomeje kureba hano nditegereza ufite amafaranga menshi koko kwiki amafaranga urayafite rwose gusa wari ukibishidikanyaho ariko kimana wanjye ngewe amafaranga ndayafite ubimenye ndabibonye rwose pe neza rwose niko urabona iyi saro yawe uko imeze ndimo ndayitegereza rwose nkayireba nkayireba gusa uri kurebamo iki ko nta gishamaje kiri ese nk'ubihagaze miliyoni zingahe mbwira ngutu ubona tugutangaje kuko gishamaje nk'utumiliyoni 7 gusa ntabwo ari menshi ntabwo ari menshi pe ariko urayasunditse ngo ntabwo ari menshi ari menshi rwose aya kuri njye ni nk'agatonyanga mu nyanja rwose ndumva warageze iyo ujya aracyabura gato iyo ujya rwose reka mbivuye mu rundi rurimi niko ngo setimiyo kuko ngo ni nk'agatonyanga mu nyanja niko byongeye ku muntu nkaho ukiri inkumi cyane rwose ahubwo buriya njya nibaza buriya abantu batagira amafaranga babaho batiwe nyine ndavuga amafaranga ntabwo mvuga udufaranga ndavuga amafaranga nyamafaranga yewe buriya kibazo sinabasha kugisubiza uzi ko mbyibaza bikancanga buriya buri wese agira uko abaho mu bushobozi bwe nyine se yabaho ategeka nzi ko imana njya mbitekerezaho numva ko buriya bakina umbwira nawe sheri bwiza ukuri nk'ubu koko umuntu uba muri uyu mujyi nibura adafite nk'utumiliyoni 10 kuri konti abayahwate uwo muntu abayahwate ukuntu dusondeka ariko none si byo
turadusondetse rwose haba nibyo numva biransekeje niko nawe urumva wibaza rata uko abayeho sibyo njye ntabwo mbitinda niba umuntu wese afite uko abayeho ahubwo se ubwo usanze umugabo adafite amafaranga nk'uko ubyibwira byagera gute wowe se akareka wowe koko uribeshya ndabizi neza ntabwo watunga imodoka nk'iriya udafite amafaranga ntibibaho twaganiriye umwanya munini rero ibyo ntabyo ariko habigeze ndumva naniwe pe nibyo cyangwa uramashuri bagusanza se ariko rero ntabwo natetse iki ntabwo natetse nyine natekereje ndavuga ni twareba hoteli yiyubashye muri uyu mujyi akabona tujya kukwakirira n'umukunzi wanjye sibyo nta kibazo ahubwo tugende ndumva ashonje byo pe nibyo ariko se buriya dushatse ntitwarayora oya harara hahandi ku mazi ya munsi rwose niwo ugomba kuba umunsi w'amateka kandi hano muri uyu mujyi rwose utangiza abantu none da mukunzi ndakumva nambare neza zo tugenda ngaho ihute nambare agakanzu yambaye nambare shyiramo ka kajipo nyine uzi kakugaragaza wese nyine uko uteye ntubizi se ngaho ihute ugire vuba vuba ariko uyu mukobwa ni umukire we yakabeshya ko hano nawe byaba ari ukwirabura nk'umugope umuntu yivuga udafite miliyoni 10 abaho ate byongeye ngo muri uyu mujyi urumva kwishongora ko ese ubaze mfite angahe da yewe rubanda barashaka da ngaho bazashangira ariko ntajya yangaburira nirire neza ubundi afate neza nigendere yewe azashakira ahandi rwose aragarutse oya nzi ko utari bumenye Gaston kubera iki se muraho neza kareke uraho neza Gaston imyaka myinshi niko uzi ko wakuze ukabyibuha nibyo mbanje gushishoza da reka se cyane rwose amakuru y'iminsi se twari turaho ubu PH durayegamanye kabisa ubu nyibitseho uzi ko wari umaze kwibagirana neza neza reka imyaka 10 ni myinshi ejo bundi nahoze ndi kumwe na wa mwishywa wanjye uriya mugenzi wanyu w'umucuruzi uravuga ngo dance se go dance nasizaraga kumikeza none nabonye amaze kuba umukecuru nikora niko umukobwa wacu ko agumuye muri mubiki niko se kareke ndakumva umukobwa wanyu ko ari umwemezi w'umwirasi kugira ngo hari uwapfa kumwigondera rero ngewe mbere ntarajya kwiga hanze nabonaga amarere nkagira ngo ni ukubera imyaka yaragezemo yarakize kandi akiri muto none nasanze ariko akimeze ndumirwa ahubwo urabihora mushakiye henda nk'umuzungu banza ariwe bashobokana uranteda sinzi gushakira abakobwa bagabo byongeye abakobwa nk'abariya ashwi da reka reka witsetsa nawe wamushakira mu bo mwiganyiye mu mahanga ese ba dogiteri wenda bo bamwemeza yewe akaba yicwende nikoga nawe mushakiye se murusha amafaranga dore ko abadafite amafaranga menshi ngo basa n'abapfuye bahagaze niko yakubwiye se sha yarambwiye arankurugutura mpava muzinutswe reka yandatiye amafaranga ye biratinda pe dance ubwo kandi nari ngiye kumuguza udufaranga duke nibwo nari ngitangira akazi mbese nashaka gutwo kuba nifashije mu gihe ntarahemba arabanza ndatira ubukire bwe ariko nari ntaramubwira ikingenza nyine nuko mbimubwiriye atangira kugira ngo imisoro ngo ibicuruzwa bye biri muri majerwa n'ibindi byose bidafasha ubwo se ntabwo yayaguhaye ngo ayama ngo dance n'ingona mbi reka ntayo yampaye ubwo se yarangahe koko ntiyari na menshi yari 100 gusa namusabaga ari yonyine koko yanze kuyakuguriza ngo dance yanze kuyaguha yewe nanjye birambabaje yaransembeye rwose ndataha kuki tutaje kunyirebera ubundi
ariko niba ukiyakeneye ntanayaguhada. oya ubu nta kibazo natangiye guhembwa. Ariko urakoze ndanashimye. Ariko n'ubujije amafaranga arakoreshwa igihe cyose bibaye ngombwa. Aho namuhebeye rero hari muri umuntu ngo ufite ubukwe ariko ntabwo azabutaha ngo ntiyajyana imodoka ye mu misozi. Reka ubwo nari namusabye ko twazajyana. ariko uriya mukobwa ubanza afite ikibazo cyo mu mutwe si gusa. ubwo se ayo mafaranga ye narwara azatuma hatakwigerera ko nabonye nta n'umuntu apfa kwizera n'umwe. bene bariya rero niba bagira gutya bagapfa ntagire n'umenya kubona izaba iyo ziba. ngo bapfa ntabwo azarwara yambwiye ko umukire atarwara. Dikose kareke ndakumva nta nubwo azapfa. umva se ngo harwara abakene kubera ko baba bariye nabi habi n'ibindi nk'ibyo. yewe ndumva ari uwo gusengerwa rwose kuko afite ikibazo. niba hanze najyaga mbona nyandikira kenshi kuri interinete nkagira ngo ni urukundo. ageze ku kibuga cy'indege nje ntungurwa no kutamubona mu baje kunyakira kandi yari abizi. ubwo ejo bundi mubajije impamvu ataje kunyakira ati nabuze uwo nsiga mu iduka ryanjye kandi sinari gufunga. y'umutindi mubi uzi ko wa mukobwa ari igikoko ahubwo. njye narumiwe. ubwo se arumva azabana n'amafaranga ye gusa. mbega ngo danse azumirwa icyo nzi cyo. yewe hanyuma se ubwo bukuzabutaha. nzagerageza mbutahe nubwo ntari nagura akamodoka. mushiki wanjye yantumiye yishimye cyane. noneho bishyire muri gahunda neza uzanyibutse tujyane. ko mfite imodoka se hari ikibazo. rego uri inshuti yanjye. wumva ahubwo wagira inshuti yagira nkawe Gaston. rego uretse ibyumba n'urukundo rwashize ubundi kubaho ni ukubana no gufashanya. sha ndakwemeye rwose waciye akenge. sinakubwiye ko wakuze kandi nanagusize uri akana. ubu narakuze da. ahubwo nzabwira n'undi musore w'inshuti yanjye witwa Kimana azaze tujyane. akunda gutembera mu cyaro kubi. nawe kandi afite imodoka. bityo tuzanabafashe tubatwarira abantu bashoboka. ubwo ndabyumva n'umwana wo mu mujyi. iyo umuntu avuye mu mujyi akigira mu cyaro avaho stress yashize cyane rwose. mbese ko ntako bajije iki uracyari ingaragu. oya nabirangirije i Burayi. uwo madamu n'abana babiri niho basigaye. madamu aracyarimo kwiga ariko narangiza azahita aza. ntabwo njye nakwisigira umugore ubwo se bamuntwaye. kubera rero ko ubuzima bwo hanze bugoye umuntu amenyera ibintu byose kuko aba abikora mu mibare. buriya twabyumvikanyeho kandi dusanga nta kibazo kibirimo. ubwo nahise mbona akazi kampemba neza azajya kuza asange naramaze kumutegurira we n'abana. ni byiza. azasanga afite inzu naraguze imodoka mbese ibintu byose by'ibanze bihari. yewe ndumva ko imibare yanyu ari hatari. muraho neza. muraho. ni karibu muri isanga. nibyo turisanga cyane rwose. urumva se mwaba mugenda muri iriya modoka ihenze kuriya ntimube mwisanga iwanjye koko. ambo nasi. ndabona munafite ibintu byiza hano rero. ibyiza byo nta handi wabisanga hatari hano. ndabibona rwose. mba nagiye kubyizanira mu mahanga rega. nawe mba natumye ngo batampfunyikira ikibiribiri. ndabona munafite hano n'amavarisi meza cyane. nk'iyi ngiyi muyigurisha angahe? iyi y'ubururu cyangwa kariya k'umutuku? iyi kariya k'umutuku nyine. kariya keza. kariya urabona ntabwo ari gato cyane ntabwo iraringaniye. ni 100 yonyine. ndumva inahenda da. oya ntabwo ihenda. ntabwo ihenda ku muntu nkawe rwose. ku muntu nkanjye guteze. nyine umuntu nkawe ufite imodoka nk'iriya uri umuntu ukomeye. iriya marika itungwa na bake muri iki gihugu rero kandi nabo bifite. kubera iki? mba nabiteye imboni. iriya modoka irahenze na piyese zayo zirahenze. ntabwo ari cyane. mba nabibonye kare. birumvikana rero ko na nyirayo yahenze. ariko ubanza ugira urwenya wa mudamu we. ariko rero ntabwo ndi umudamu
ndi umukobwa. sorry my dear, ntabwo nari mbizi rwose. Ikibi ni uko nari kukubwira ko uri umukobwa kandi uri umudamu. naho ubundi rwose ubaye uri n'umudamu uri umudamu mwiza cyane. nibyo nibyo rwose. kandi buriya rero ubyemeye twanaganira neza da. nta kibazo n'ubundi ariko tuganire kereka niba wihuta. nubwo naba nihuta ariko ntibyambuza kuganira nawe da. nakwihangana ngatindaho gato. nibyo none si ivarisi mbwira umukozi kujyanira ku modoka. oya no ubu yihoreye ndarebamo ibindi nagura. nzayitwara ubutaha. wareba dore n'amakote rega ibintu birahari. si byiza byose biri hano. birahari rwose. ibintu biri hano byose ni byiza pe cyane. washimye rero ngaho zana kuri izo noti. ibyiza byose sinakubwiye ko bibarizwa hano. ndabanure rero. amaso yanjye yahumye pe kubera kwitegereza ahubwo. ariko rero watwara kano kantu ushyire madamu umukorere siripurize. kinyagurira sha muvanye hese. mumubarire nabonaga rwose waba umufite. humura nta kibazo. banyishyuye ntacyo. ntabwo ari byo nari ngambiriye. ahubwo ndumva dushatse twakwisungana. nako ntabwo byoroshye da. ibigize bitoroshye. mbwira ibyo uvuze. kandi uri inkumi nkaba umusore. ubwo se ntacyo wumvamo. wasanga ari byandi by'abagabo b'ubu basiga impeta mu rugo bakaza kurya imitima y'abakobwa bihinduye abasore. oya ariko rero ndabona ucanye ku maso. reka kurumva iryo jambo uvuze rirakomeye. ndabeshya se. oya ntabwo ubeshya rwose. ako gakweto naguriye mushiki wanjye. akahise muri utu. ako ngako k'umukara nyine ako keza kagezweho. aka k'agasandari. ndabona ari keza rwose. ubusa kanangaye. ni 30 gusa. ayo gusa. aya yenyine rwose. reka nzu akira. urakoze cyane kandi uzagaruke. erega ntabivuze ko namwe muhenze. kugaruka rwose. none se ko utabwiye uko witwa? nitwa Nyirafaranga Godanse. ngo Nyirafaranga Godanse. wawu izina ni ry'umuntu rwose. ifaranga uri naryo rero. cyane rwose. njyewe rero ubundi nitwa Dominique. Dominique. ushobora se kumpa akanimero kawe ka telefone? bitwaye iki se? akira kamwe mu dukarita ngendana zanditseho. urakoze cyane kandi ndishimye. ni ukuri ndagushimye. nibyo. reka ngende rero nzakuvugisha. yego urakoze cyane. umuhanda mwiza rero. yego namwe musigara amahoro. murakoze. bayi. bariya musore ni bosi pe. urabona iriya modoka ye ya ubundi kuki nk'uyu aba ataransabye urukundo mbere ya Kimana koko. mama na Kimana nta gahunda ifatika afite nubwo ari umusore mwiza kumurusha kandi akaba akiri muto. kuko kuki ataje kera koko. ariko se nanone Dominique nawe yaba ashaka kongera umugore wa kabiri. nzabanza mwige neza mumenye. sinashaka umugabo ntakoze ubukwe rwose. oya rwose oya. amafaranga yose mfite ntayakoze mu bukwe bwe kataraboneka. yamumariye iki? oya. ariko rero maze no gukura gato ntawe wabona ko narengeranye kandi ndi umukire. n'ibingana
ndabona abageni batashye reka mbegere tube tuganira nahabonye mu cyaro se ba boss imwe reka iwacu ni hakurya hariya urumva ko inaha amazi bwira Kimana we umunyamugi ese kutavuga muhu ariko ubwo murabona ukuntu ubukwe bwari bwiza bwari bwiza cyane rwose burasobanutse ntiwamenya ko ari ubwo mu cyaro rwose urabona ko uriya mukuru wacu yabyiteguye bihagije cyane dore n'Imana yatanze umucyo ntabyo no nkuko mukuru yabigiraga urwitwazo ngo atazabutanga ariko reka mbabaze ye iwabo w'umuntu haba habi gute ku buryo utajyayo ubuse katashe bwabuze kuba bwiza mbese Gaston ubona wakwamiye muri telefone ko wagira ngo ntuhari urebye mva ndimo kwitegereza kano kana kari kumwe n'umugeni do mbega ukuntu ari keza kariya ni karumunaka uyu mwana ko ntari muzisi nuko wavuye n'ahakiri mutoya uriya se afite imyaka ingahe ntagize se nka 23 ahari ndumva ari yagize afite akazi se cyangwa ariga ni umwarimu kazi kuri primaire urumva abana bamushiki wanjye mbaza amakuru yaho yambwiye ko ataratangira kwiga kaminuza aho mberukira ari n'umuhanga cyane rwose kandi yaritondaga ese ja ko numva baririza amakuru ye cyane ndeka di reka nibarize Karekezi n'inshuti yanjye uriya wasanga bayi data bukwe da sinabamenye mbega ukuntu byaba ari byiza nanjye nakitegereje ariko nabonye ntacyo kabaye kariya kana noneho tugiye kuzaba abasanzire aho murangurishije ariko gute se abasanzire Gaston wasanga utambwiye ko uyu mugenzi wawe ari gasita nawe nabyo kabisa kubera iki se aho mvarata Karekezi ntacyo naguhisha rwose uhura inshuti yanjye uyu musore ni inshuti ya Godanse ni inshuti ikomeye ya Godanse cyane mbese burya ni byiza da ko mbona bitagufashaho n'ubuhoro nta kibazo da hanyanyaza yewe urabirangije ntacyo utambwiye niba ntumvise Gasita wumvise iki se reka n'ubundi ntabwo ari hariya nari ndambirije Gaston nawe tubiziranyeho ni ukuvuze ntabwo uzibanga ntabwo nguciye intege ariko rwose umuntu niwe wipangira gahunda azakurikije uko abibona yewe uzi ko urabona umuntu wanze gutaha ubukwe bwa murumuna we ngo nuko ari umukire ari umuntu nyabaki ariko nzamutungura mwereke aya mafoto yose y'ubukwe hamwe n'ayandi twifotoranije n'abageni azumirwa yibaza uko nageze iwawe ibyo ngibyo babyita ikosora nzamukosora byo kabisa yenda yibwira ko azabana n'amafaranga ye gusa dore ko ariyo yashyize imbere ariko disi mugire murongore nzajye nkora nitahira ubukwe dore sinaherukaga igitaramo nk'iki ariko njyewe ndi hafi aha da ntubizi se Gaston kagira inkuru nako ndibutse ya gahunda shahe niko ya filime nuko ahubwo none se Karekezi ndakumva Gaston uriya mwana wanyu twahoze tuvuga se buriya nzamugeraho ntera nyine nazasigara ari njye kigwari yeho umuhungu yatakayemo biroroshye cyane rwose imbere yo gutaha ndabanza muzana basuhuze hanyuma ubwo nawe urabyumva kureho nimero ya telefone mwese muciye akenge ibindi bizikora imibare 10 ako kantu kabisa ese ko numva nawe utorokera reka ndakuze mwabana urabona imvi zitamaze kuba uruyenzi nukuri nanjye ubukwe bunteye ishyaka Kimana nawe arankanguye njyewe rero burya ngira gahunda cyane wasanga Gasito yikinira nyamara muraseka kandi njye ndiseriye guma muhungu wacu guma rwose ubwo mwana azaba atarafashwe gusa aya ibyo bivuga sha nukuri nahita njya kwiha Imana aho nukeka ko abayihari abo byayobesha ranguda mwana wa mabukwe ndakumva mugabo mwiza ariko noneho za kanyamuneza usigaye ufite muri iyi minsi mbese ugiye mu biki narimo mu bwatsi amatungo ariko
ariko nari mbirangije. enda ngwino hano yewe tube twiganirira unaruhuke ariko aho uba wahereye ucuragana Zuko niko ndakumva. inyuma yawe ntigirangira Ndakwitabye mugabo nkunda. Rega dawe ya mu rugo haba imirimo myinshi umugani wawe. suko se ndabizi Ndajya kwicara hamwe ngo nduhuke nkumva inka zirabiye. ndabizi Nkaba ndahagurutse n'utundi. reka icara hano tube twiganirira nta nka zo kwa kataryama nawe undi se mugore mwiza Ndakumva. rwose uba wakoze cyane jya uruhuka Ese ugira ngo wa mugani wawe sinumva n'akagongo kashize. dore niyo mpamvu rero mu mirima mba nashyizemo abakozi bahagije Ni ukuri pe. kugira ngo utazajya uhora muri iyi murimo wose idashira Rwose nta kuba utagize. dore nk'ubu umaze koga rwose urasa neza uti ngiye guha amatungo ubwatsi Umva di, none se koga nkisiga ngasa neza byatuma ntagaburira amatungo yacu koko? yego si bibi n'urugero naguhaga ko imirimo yawe itagishira rwose mugore mwiza nicyo nagira ngo mubwire urumva turicara hano yewe nanjye nkwiteho ngo hekeja siko njya numva bavuga se aho uba wahereye unyitaho se ugira ngo ugiye amaso yawe Yego rwose uranteye iyo kese noneho ni ibiki wanguriye? ushonje uhishiwe humura rwose Yo, mbega imbuto zivanze zisa neza zinyibukije zo kwa muganga bajyaga batwerekeraho ko tugomba kuzitegurira abana batoya. iyi bayita masedwane mu rurimi rw'ikizungu no mu rurimi rwa hano iwacu bazita uruvange rw'imbuto ni nziza rwose ku buzima bw'abantu bose ntabwo ari ku bana gusa. Ni ukuri. ubu rero nagira ngo utungure mubwire ko ari wowe naziteguriye. Iyo ndagushimiye cyane mugabo nkunda. Ubu se koko wabitekereje ute? Nabitekereje ne nabonye ngomba kubungabunga ubuzima bwiza bw'umugore wanjye. Yego ra. Erega buriya havuye bariya abana bose twabyaranye hagomba gusanwa. Yo. Ese ko umuntu yubaye ikirango ntacyo mbaye ni amarangamutima ahubwo ndumva rwose bindenze. Ntabwo nari nzi ko watekereza gukora ibintu nk'ibi ngibi mugabo mwiza. Erega burya jyewe ndasobanutse ntundebe ngo nuko nta mashuri mfite. Ni ukuri. Naratembereye ndakurikira aho njya nje muri imbuto rimwe nabonye umudamu waho azifasha azitegura gutya nuko ahereza umugabo we barasanga. Yego bambi. Numva ndigaye kubona ntarabigukorera kandi ari byo ufite nyinshi. Ni ukuri ndagushimiye cyane mugabo nkunda urantunguye rwose. Ngaho igira hino dusangire kandi turyoherwe mugabo mwiza. Akiri ikiyiko dise twifate neza natwe hari icyo tubuze se. Yowe urakoze mbega ukuntu ziryoshye. Ziraryoshye. Ahubwo ni ukujya tuzirya kenshi ni ukuri. Imbuto se ko atari izibuze kwa Sekaziga. Dore zisigaye zera zisimburana. Iyo zimwe zihunduye ahandi ziba zeze cyane pe. Urumva ko ubuhinzi bwanjye bw'imbuto rwose nabuhaye umurongo mwiza. Uribuka gutangira kuzihinga ukuntu rubanda bakwise umusazi ngo isambu yimajije imbuto ngo uzatungwa n'iki? Ntibabizi. Wishinze amagambo ya rubanda ntacyo wageraho. Icyo ukoze cyose wagitekereje kandi wabyiteguye neza ufite n'ubushake byanze bikunze kiraguhira. Nakubeshya se? Mubona se ko zidutunze cyane rwose. Wabonye se ubukwe bw'umwana wanjye tutarabuteguye neza tukaserukana umucyo kubera amafaranga y'imbuto ntibabibonye se? Ni ukuri pe. Ubonye nyirashano ngo ni nyirafaranga aranyohereza 50 byonyine ngo ninkoresha ubukwe yarangiza ntanaza aragatsindwa. Ariko buriya wowe ubona tutarapfushije duhagaritse nyamara no gusengera uriya mwana w'umukobwa da. Uzamusengere jewe ntabwo icyo gihe nakibona rwose cyangwa nawe azisengere. Yabonaga buriya bufaranga bw'igihe nabubura uko ari umucuruzi w'umuherwe se igishoro yahereyeho ntabwo ari jewe wakimuhaye kwiga byaramunaniye. Ndabyibuka rwose. None karatinyuka kakanagira ubufaranga bubiri ngo nikaza mu cyaro. Ariko wabonye ukuntu ubukwe bwa Kagaju bwagenze neza. Imana ni nziza rwose. Bwari bwibashye rwose. Buriya na musaza wawe yaradufashije ariko
uravuga Karekezi se? Karekezi buriya rwose yarantunguye. Uzi ko ibintu byose yabikoraga nk'uyikorera. Niko ameze. Hamwe n'aba basore bari bazanye nawe. Wabonye ukuntu bazanye n'imodoka nziza hanyuma ubukwe bwacu bukarushaho gususuruka. Ni ukuri. Ariko shenge barya abasore nabonye ari abana beza. Ubonye ukuntu bamufashaga buri kintu cyose bishimye kandi narabonaga ari n'abakire b'abasirimu. Ubundi suretse umukobwa wawe wigize ishyano ugira ngo abandi ubukire bwabo bajya baburata. Mva ngo wanjye ukagira ngo si uwacu twembi. Ariko ntegereje kuzumva icyo azaza avuga. Uzabara nagarutse ahubwo. Umuntu utazanwa no gutaha ubukwe bwa mwene nyina se azazanwa n'iki kindi. Nyamara burya iwabo w'umuntu harakomeye. Uzajya kubona ubona aratungutse. None se ntazaza kutwereka umukwe? Aha, ngo atwereke umukwe wimushinyagurira. Azaba amukuye ese. Ariko iriya micogo dance yayikuyeho koko mana yanjye. Ko ntayo ngira nawe akaba ari uko yayanduriye i Kigali. Biriya bikwereka umuntu w'injiji. Ninjije ko ubundi baravuga murashyuha ntibagirwe iwabo wambeho. Ariko sinzi icyo yikanze. Kwirata gusa. Mwihorere na barumunaye bose bazamutanga kurongorwa yirata. Sinabonye na munderere hari umwe muri ba basore b'abakire wamurebaga neza urya munsi twari mu bukwe bwa Kagaju. Reka ye. Ariko naho amashyengo yawe ubwo sibyo wabishingiraho koko. Yega jya umenya ko ndi umugabo. Ndabizi. Nditegereza nkamenya ko ibintu bishya bishyira. Burya se? Muri barya abasore bazanye na Karekezi musaza wawe. Harimo umwe wambwiye ko iwabo ku ivuko ari harya hirya ku Kanunga. Ngo ku Kanunga? Naramwitegereje uburyo yaganirizaga mu nderere mbere yo gutaha bakanifotoza. Mbona harimo akantu. Niko bimeze rwose ntugire ngo ndakubeshya. Bibe bityo rero bambi. Ayiwe. Ndikanze pe. Humura Penina. Ndikanze iki koko? Mfati ndikanze bangonze. Komera ugasora umunyamujyi nawe utinyeho niti. Ngize ngo urangonze nukuri. Humura nakurebaga. Nibyo. Urakoze. Hanyuma sigiye ku kazi. Yego ko iki gihe nkarimo ahugumba nakagezemo kare. Kandi nkubona wigendera mu muhanda. Nyuko bujara komerera nabi. Nawe urabizi ko akazi umfata ndabizi nyine. None sufuye Peni. Uvuye kuri banki ya amafaranga ye narinjyanye. Ngaho rero nyibwirira. Iki hari iki? Ngo iki? Nta gifite cyo kumbwira koko. Ubanza ari byinshi. Nyibutsa basi. Ntiwumva ahubwo ni byinshi rata. Nguteze amatwi mbwira. Ni ukuri nyibutsa. Sinakubwiye ko ari byinshi. Mbwira iby'ingenzi sha sibyo? Icy'ingenzi ni uko mbona wambaye neza. Urakoze cyane wumva se? Nawe ariko niko bimeze. Niko nabuze icyo mvuga ndicecekera. Nanjye rero mbuze ikindi ndenzaho reka nicecekere. Gukupera bibi. Ko numva nakwihuta nkajya mu kazi k'abandi. Kandi ukihise naraguha uburenganzira. Nagira ngo mabusha nyirenze. Nanjye nkamwirenza. Fatisi. Ubwo se waba uhari? Umva mwibwirira ahubwo. Nguteze amatwi. Mbega akajwi keza. Ariko disi winsetse. Komeza usekeresha. Maze nirirwe meriwe neza sibyo? Nibyo wambwiraga. Penina kutasubije koko. Nakubonye maze mpita mbitekereza numva ngeze ubwoba. Ubwoba bwigize sha ntukantinye ariko sibyo? Ndagukunda reka simpambi kubwira koko. Humura rwose Peni. Ndagushimiye. None se kutampaye igisubizo ngo nshyire umutima hamwe? Ndakumva mama. Nakomeje kubitekerezaho. Nsanga nta kibazo kirimo. Muri make waremeye? Yego. Mbega umunsi ngo urambera mwiza.
urakoze mukundwa iyo tutaba mu muhanda mba nguteruye nk'ikinyenga nibyo rwose ubimenye ko ngukunda kandi ngufiteho umushinga ukomeye sibyo gusa reka nkubwire ikintu kimwe ntuzatumenye ko bujana amenya ko tuziranye yakumerera nabi yego hota cyangwa uraho marite amaye ahubwo ubanza ari njye urimo kurota niko reba kuda karame nawe se watinyuka kunsuhuza gutya cyangwa aho nyireshyeho oya sha reka buriya rwose hari igihe umuntu aba yahuye n'ibibazo byinshi bikamutesha umutwe nuko nyine akumva adashaka kugira uwo avugisha buriya nawe ubaye uri muri bizinesi rwose wabyumva yego niko se ndabibona ameze neza rwose oya ntacyo mbaye rwose wenda bibona kubera imana byose birashoboka ntabwo ukigisha ariko kubera iki naho mbeshye ngo urakiyigisha rwose warahindutse ku buryo bugaragara ndetse reka kunyirataho ni impamo y'imana warahindutse ariko kuda karame urakiratana n'ubu intese none uramutse umenye ko nkiri mwarimu wakwicuza igituma mvugishije ugasura cyari mwarimu n'ugakuntu usa ese abigisha basa ukwabo ntabwo ari ibyo navugaga rwose ntabwo ari icyo nari ngambiriye kukubwira cyakora ndumiwe pe niko se ntarashaka umugabo aho reka umugabo se ntawe ndashaka umuherwe se nturamubona ariko ntugakunde kuzana ibyo aha none se ko wambwiye ariko disi ntukagire inzika yewe kwigora mperutse guhura na murumuna wawe kuki ahubwo se muziranye mute erega ngenzi kubana n'abantu si nkawe ariko murasa rwose murasa pe ahubwo se mwamenyaniye hera twamenyaniye mu nzira rwose hanyuma se uhita umenya ko ari murumuna wanjye nyine twaraganiriye hanyuma bituma amenya nyine ko muva indi mwe ese ubwo ni uwuhera ko ngira abarenze umwe we kwijijisha disi waratubonye turi kumwe kandi ubwo heruka kuntuka ukantokoza yari ari iwawe ariko marite burya bwose nari nzi ko wanyihoreye kuko utambonye naho burya wabikoze ubishaka none ntiwari waranyiyamye se ngo ntukeneye no kumva ijwi ryanjye basi mbabarira rwose sinakubwiye se icyabinteraga ariko wa mukobwa we rwose uri igitangaza ukuri kw'imana ibyo nkubwira nibyo pe ubu noneho ariko nta siteresi mfite rwose twaganira yewe ubanza siteresi wari ufite ari ngewe uzisigaranye nta mwanya nakubonera rwose ubu ndihuta ari njye icyakora disi nabonye ufite n'akamodoka keza keza ukuri kw'imana ni keza gafite ibara ryiza uzi ko ntarenze ko uzi gutwara n'imodoka we reka ni izina ry'imana ariko ntacyo uzansure cyangwa mbwire ngewe nzazi ahubwo yenda wavuga ko umvugishije kubera ko ubonye ntwaye imodoka naho siteresi yo urayibeshyira rwose ariko ntugakeke ibintu uko bitari yewe narahangayitse bihagije nakunze utankunda nuko ndagerageza mwivanamo ubu rero nabonye uwo tureshya sinari nshoboye gukomeza kwisumbukuruza da ubu warashatse rero sindashaka ariko nta n'ikinyirukansa n'ubundi uzabikora witonze nawe ibyo kuba nagusura cyangwa ukansura ibyo rwose ntabwo bikiri ngombwa oya seka oya nta gihe cyo guta ngifite ariko disi ni uko umbwiye none asiwe urabona ukuntu kinyiryaho urutwe rumwe wasanga kakiri n'agakene kwa kundi iriya modoka kakaba ariyo katiye ngo kanyiryeho ndabazi genda n'ubundi sinkugarukisha Dominique wanjye arahari
ahubwo ndaje mubwire duhure ndumva nanamwikumburiye ndurira nayo mugabo abandi barabeshya. Ni karibu Kiriya, mwashimye iki ngo tubahe? Mbese ni wowe nyiri iri duka? Urabura kunsubiza ukanseka wanshinze iwe. Karabaye. Ntabwo ari mwebwe nsetse ni ukuri. Mbese karashinyika iki? Nsetse ukuntu murimo kunzamura mu ntera munyitirira rino duka. None se ntabwo ari wowe Godansi? Oya. None se ari? Ntabwo ahari. Ni njyewe hasigaye kuko ndamukorera. None se mama, ko winjiye urakaye hari icyo waguze hano ugasanga gifite defo? Oya. Akose ubundi ko numva urimo mbaza ibintu byinshi n'ibite byawo. Erega biri mu nshingano zanjye kumenya niba umukiriya watugannye yarabonye serivisi nziza cyangwa niba ataranyuzwe kugira ngo dukosore. Ndumva uciye akenge da. Ubanza rwose wowe uzi gukora neza akazi ushinzwe. Hanyuma wihangane nakwitiranyisha. Nibyo murakoze kunshima. None se mbahamagarire mabuja muramushaka byihutirwa? Oya mwihorere nzagaruka kumwirebera. Ahubwo se izi si nimero zizanditse ahangaha? Yego nizo. Okay. Reka nzandike ahubwo noneho ndaza kumwihamagarira. Ariko ubundi reka maze nkubaze. Ni umukobwa cyangwa ni umugore? Nabibwirwa n'iki? Icyo nzi nuko nta mugabo afite cyangwa abana. Uko kwifoto nabonye se yaba ari nk'umuntu mukuru. Ntago mbizi rwose. Akosugo wambwije uko. Wa mubyeyi we rero nakubwiye ko nkora hano. Nkaza nje mu kazi bwakwira nkitahira. Ibijyanye n'ubuzima bwite bwa mabuja rero ntago bindeba pe. Nta kundi nyine ubwo ntabyo se. Ariko ushobora kuba ufitanye ikibazo na mabuja nuko utabimbwiye. Diyorera mwana we ntabwo bikureba rwose. Cyakora mbonye uzi ubwenge. Ubundi wize amashuri angahe? 6 yisumbuye. Ariko sinaguhisha rwose. Ubwire nyoko bujuti wagize amahirwe asanga udahari. Abasiza kumazemo amenyo. Ayuwe. Ngaho da uko ubwo babunyishe wari kubugire musanga hano. Ubundi nkamushwanyaguza ureba. Kihaye kwirirwa kiyamagaza umugabo wanjye gusa kazashatse wako. Ukambira uti ugenge wandayo. Umutima uradishye. Uriya mugore se buriya ni umuntu ni igini ndamenya ari ibiki. Mbabajwe na nimero zanjye muhaye. Mbonye umuntu urusha mabuja amarere. Cyakora wabanyereka barwana. Umuriro wakwaka pe. Magaye kubagaho byagenze gutera usiko naje nakirwambaye ngize ngo hari icyo ubaye. Mvade ubundi sabwirwa n'iki ko ntacyo nabaye. Warwaye se? Shano bwa mbere naba numvise uvuga ko warwaye pe. Byaba bikaze n'ukuri kw'Imana. Tisireka kumvugiraho neza. Ndabeshya se? Icyambere ufite kaje. Ndavuga amafaranga. Ubaho neza ku buryo bwose. Kose indwara yaguhangara yafaye. Cyakora byo nakubeshye njye sinjya ndwara pe. Si ibyo navugaga se. Ariko se kudanga. Amafaranga yose ufite uzayamaze iki kutajya unarwara byibura ngo yajyane kwa muganga wivuze. Ariko shawuri ijyana kibi. Kubera igize. Ndabigeze. Agase nyamushyiriye byawe ari ukuyamubitsa. Guteta. Sinkubeshye rero narinje mpangayitse nzi ko sanga utameze neza. Ndabona ntacyo ubaye. Ubu narinje rwose niteguye kukujyana kwa muganga. Ntabwo ndwaye humura. Mbese wabaye iki? Ngaho mbwira. Kuko uw'iminsi ishize utavuga ko ari myinshi. Numva ntagombaga gutanga agatego ngo umenye aho sheri wanjye ari. Buriya se hashize iminsi myinshi koko. Ariko ubwo uribuka ko duherukana igihe wambeshyaga ngo tuzasubirana ku mucanga. Warangiza igihe cyagera ntabwo wambagara ukambwira ngo ufite akazi kenshi ngo no muri weekend uzakora.
rero rwose nakubeshye koda kirya gihe nari mfite akazi ku buryo no kurya ntaryaga mvaye none se wakora kuko udasanzwe ukora singiye kukubeshya pe nari mfite igenzurwa ry'iminsi 3 yose bya bindi bita audit ndabizi urumva rero ko ntagombaga kubikinisha ibyo birumvikana da rwose hanyuma se nyuma yaho abagenzuzi nyine bamaze kugenda nasigaye ndwara no gutunganya ibyo bari basabye byose ariko gusa akazi kenshi ngira hariya wese we ninde umpamagaye alo mwiriwe neza ni karibu nta kibazo rwose ndahari sawa murakoze ubuse nide mwavuganaga ni umukiriya wanjye ukomeye hari ibyo ashaka kuza gutwara mu iduka kandi yaje atwara ibya menshi hasigaye itubutse rwose ntabwo ndi butindane nawe rero kugira ngo atambura ambwiye ko ari mu nzira ze narenga atangaye niko bimeze da ariko si uko niba abantu barimo kumbuza kwiganirira nawe ra ndabona ari mama umpamagaye noneho ni mama wawe ni mama reka mwitaba alo muraho neza mama amakuru ni meza oya ntabwo nabanze se nabangane uko bwa murumuna wanjye nta kuntu butari kurangira amahoro ngo nuko ntabujemo kandi rero nari maze iminsi ifite akazi kenshi narabikubwiye nzaze mu rugo ariko namwe ntimugakabye mama ubwo koko nzajya nza buri munsi ngo kuganira none se mwabimbwiriye kuri telefone nkazaba nza aho ngaho nabyiteguye mana yanjye ubwo si ibintu bitari ibyo kuganira kuri telefone ni ibiki koko aya mama nawe urakabya kumaza ku nkeke yo kuza muri icyo cyaro rwose mama urakabya nyine ndanagukubyiza ariko se koda uwo ni mama wawe mwaganiraga ni wera abantu bo mu cyaro baba bumva umuntu nta kindi yakora uretse kubasura gusa rekeraho koda rekeraho niko mubwiye rekera iki se rekeraho iki ese ko numva urakaye sheri ariko koda nkubaza uransubiza mbaza rwose ndagusubiza ikintu cya mbere cyangwa umuntu wa mbere ushyira ku mutima wawe ku buryo ukibuze cyangwa umubuze wabura amahoro ni iki ikintu cya mbere ntabura nkaba nanakwiyahura ni amafaranga yanjye ibyo byo ndabizi uyakunda kurusha abandi cyane mbese ko mbona uri kuri fone cyane n'indi urimo gucatinga nawe ntawe da ntawe rwose nawe nyereka ndebe ndekura telefone nyereka ndebe kima ureba se ureba iki ngenge ndeba muri telefone reka ndebe se nyine ubwo gutereta abandi bakobwa dore igihe wahereye imbeshyi kuki uri kubimpisha mpereza iyo telefone ndebe kima niba ushaka amahoro ndeka ndakubwiye ngo ndekora n'isoni suyinyinye uzi n'ibindi ndanigendeye urumva uragiye ndanigendeye sawa genda ariko uyu muhungu ntarimo kunkina imitwe babajwe nuko yamaze kungira umugore gusa afite undi mukobwa byanze bikunze ukuntu nanze marite kandi arankunda pe ariko rero nanone ntabwo dukwiranye namba ariko nkaburiye nkamenya agakobwa k'imana akunda we nkakamenya nakarya amenyo nakaniga namusigira icyasha atazibagirwa ese ko ngusuza ntunyikirize mada biti wiriwe
ni wowe wiriwe. Gahora byagenze bite se ndaje ntitwireranwe aho utambaje uti wirute mugabo mwiza ngo ni wowe wiriwe. Niko mbwira ukuntu usigaye ugenda ubwira abantu ngo nta mugore ugira ngo uri ingaragu, ibyo byose ari kugira ngo ukunde unce inyuma. Sasoni ariko wamuguriye ninde wakuntumye? Mbese ibyo byose uvuga wabivanye iyo nari nagiye twari twajyanye. Ubwo rero urashaka kumpindura injiji? Ubu mbaye injiji aka kanya rero? Ariko sinshanura, ariko se noneho watewe n'ibiki wa mugore we? Ariko yagize amahirwe sinamusanga ayo mana yagize amahirwe sinahamusanga. Iyo mpamusanga mwari gusiga muhindanije ku buryo nawe utazongera no kumusuhuza. Akasakumirora hinde so nguvuga wikigiza nkana di nta gakobwa gaherutse kugutelefona ukanyibeta ngo ntumve ibyo muvuga hanyuma ugasohoka ukajya kwitabira hanze mu ijoro. ariko amugura abampamagara bose baba bari abakobwa nikusubiza. ariko ubwo urarinda uhakana ntabwo muri iyi minsi ukungikanye n'ishyano ryitwa Godansi ricururiza hariya mu mujyi. ubwo ratangiye ubwo rero ubuzi ko ntabyo mba nzi. abo tuvugana bose si ubwo ni abagore banjye. nabonye mesaje zose mwandikirana di niko usigaye ungera muri telefone yanjye ugasoma mesaje ntazisoma ninde erega nkaberwe impamvu usigaye imbuza kujyana iriya modoka nuko uzi ko bose bayizi ubugira ngo badatahura kuri umusaza ufite umugore n'abana wigize buto budashira. ariko ushobora kuba waravangiwe si gusa ubwo uratinyuka ukananyita umusazi koko hejuru yo kumemukira ngo hemukira se na kumiseni ariko izishyira n'umwabantu mwe ariko abagore iyo murenzwe ntimubura kuvuga amateshwa nikora wabuze iki muri uru rugo gituma wiruga ushaka impamvu zidafashije zo kuntesha umutwe. ahubwo se we wabuze iki koko gituma unca inyuma Domini? ni iki wamburanye iki koko? ariko si ibyo bibazo byose witera ubiterwa n'iki koko? n'ibyiki nyine hanyuma se kunca inyuma si ikibazo ubwo urumva atari ikibazo gikomeye? nanga abagore n'icyeka ryanyu nkeka ibiki nta bimenyetso naguhaye ibyo uhakanamo n'ibihe nyamara izo ngeso utangiye kujyamo si nziza Domini. ngereka mbikubwire nta soni koko urigira ingaragu kandi tubyaranye kangahe? maze rero nkwiyamye wa mugore we nkwiyamye niba ushaka amahane ushaka ahandi uyaterera ngewe urabizi sinkunda amahane sinkunda n'urusaku bituma ndakara nkavuga nabi kandi nari niturije rwose. ariko ye sinari mperutse kubona ibinkoraga mu mutwe none uratangiye. nuko uvuze urya koko ngingwi kurira umwana ikakurusha uburakari. ingwe ninde? ubwo urifasha urahakana kandi yaraguhamagaye wagiye muri dushe akakubura agahita kohereza mesaje kuri WhatsApp. erega narabibonye ngo sheri n'ibindi byose narondoye. waretse kunyikisha agahinda koko Domini wambabari. nanagiye ku iduka hakorera ndamubura. ngo ku iduka ryande kugira ute? kandi wa mugore ntiwumva nari ngiye kumwihaniza iyo mpamusanga gusanga ntubwire bagukubita bakuziza gukekakeka wari kubuziza iki koko? nako iyo bakunkubitira wenda ayo marere yari gushira. nuko uvuze Domini nuko uvuze nyine uragira ngo ndatinya kubivuga se? niba ugira agahanga gato wagiye ukarinda urugomo ubundi ubwo wiruga uncunga njyewe ndi igitambo buvuga ngo ntagwa mu rwobo. Domini niko njyewe ndiyiragira ikicyura sha niba ubabaye nawe uzaca izawe. sawa we wana guhunga utanavaho nzamurira kamere. reka nguhunga ari njyewe ahubwo reka nguhunga ariko umenye ko ibyo urimo byose atari byiza wisubireho wa mugabo. shakera naguhamije pu abagabo natwe twihagararaho mu mafuti pe. habuze gato ngo angaze kabisa apu ntacyo ariko ubwo mushyizemo ubwoba bararekera ukungenzura narese kwa kanjye gashobotse. dore kandi dore ngo yarasubiye wa mukobwa kandi uyu nawe azarinkorera pe uretse ko nanjye ntoroshye kandi uyu nawe abazi ko namugiraho imishinga naho kumuryoshya nkamuryaho iraha gusa arakatserwa pusi.
none se sheri karame uko udakoma aya nayo nakubuze nari ndimo mvugana na mukecuru yarampamagaye abantu bo mu giturage bararondogora kandi niba bazi ko umuntu yifitiye gahunda nyinshi. none se gutansa karame mukunzi umuntu wabura ukabura amahoro ninde ariko nawe rwose ibibazo byawe nsubiza niwe mbajije umuntu nabura nkabura amahoro ni wowe nibyo ni mama ya mongo ni wowe arebe uzi ukuntu ngukunda none se kuki utavuze mama wawe nkurutira mama wawe urabona nyine mbese njyewe rero nta wandutira akabura ntikaboneke ese nyine sheri iki kutarajya kunyereka mama wawe najya kukwereka mama wanjye wowe se ko wanze kujya kunyereka uwawe wigeze se ubinsaba none se ntiwanze gutaha ubukwe bwa murumuna wawe ngo tujyane wabyanze ubishaka noneho ibyo nta kibazo reka tubireke igira hano hirya nkwegere kwino ariko twicarane hano reka nze nkwegere nafate rwose tebuka yewe ugiye kunyereka iki itegereze neza urebe hano muri telefone yanjye telefone yawe kandebe tureba hano iye birashoboka se aya mafoto y'ubukwe bwa murumuna wanjye wayakuye we amafoto nayakuye he komeza urebe n'ayandi yewe tegereze rwose yego nyagasani ntibishoboka ntibishoboka waraba utashye kima dore n'agasito ni ukuri kw'imana kubanze kubujyamo se barakubereye nyine urumva ese burya uziranye na karekezi turaziranye cyane rwose gusa ubwo umbwira ko muzajyana sinari kuza tukajyana kuza tukajyana ni mama y'imana nari kuza niko wanze kujyana na karekezi tumuhara ifuti kuko nta modoka afite ayiwe ahubwo uzi n'ibindi gasito yakuntumyeho akuntumaho iki akira nanyandikiye ibaruwa se wabo akira nyine reba soma neza witegereze akira dore ubu n'ubutumire bwe wabonye gwiki wande soma nyine umundere wacu se niwe ugiye kubana na gasito no ntabwo byumvikana icyo tumva ni iki rero nkaba ntabizi reka ukaba utabizi wabimenya uteze utajya wikoza iwanyu ariko ye buriya si ibyo wavuganaga na mama we sinabyumvaga banza disari ibyo yashakaga ko tuzaganiraho ariko ubundi wowe gahunda yawe ni iyihe ko unsitse ku katsi gahunda yanjye ni iyihe ni iyihe kima dore barumuna banjye bose bagiye kunsiga mu busiribateri yewe gahunda yanjye ndashaka kuyikubwira ni ukuri ko imana yibwira humura rwose uraza kuyumva ibyo reka ahubwo mbanze nitaba uyu muntu mwitabe halo ngwino niho ndi siko nakubwiye se nkusangeyo wowe ngwino nuhagera umbwire bose kandi ninduje kwivanga muri gahunda zacu ni umuntu ushaka yewe ngaho rero nyibwirire gahunda uko iteye sheri iyo ndashyushye amatariki y'ubukwe dufata ayahe buretse gato tubishyire mu mpeshyi buretse ahubwo gatoya telefone irongeye irahamagaye wongere witabe kandi buretse ndebe uwo muntu reka ari hanze sibyo wamubwiye se akaba yitonze reka murebe gato yewe ntatinda humura
reka nze ngaho mureba ariko banguke mfite amashyushyu oya naje humura wowe nta kibazo ntibishoboka bishoboka peni ni umukozi wanjye muziranye he muziranye mute godanse rero dore gahunda afite niyi gahunda ufite niyo ubwo kudasobanutse twenda kurushingana n'uyu kuki ntibyumvikana ukuntu ishyano ry'umukobwa wese ari ryo rya ntwara umusore twakundanye peni ndakubamba n'izina ry'imana gasoni nseseka iki peni ntabwo wantwara umugabo rwose ndeba reka nzengure ndakubwiye ngo sitopu urumva utanamukozaho urwara tukabonana ndakubwiye ngo witonde di genda uzabane n'amafaranga isugu yagushimye iki wasano yagushimye iki utandusha amafaranga nyine genda ugumane nayo ikikora igihe wari ugutunze genda ugumane n'ayo mafaranga nyine niko mubwiye shenge wikwishuga ngo ni ikwisunga wundusha amafaranga nanjye nkakuru